ngo ni wowe wabinteye ngo bati ngo ubusi ngo si wowe wambanje ngo kamere ngo yambwiye ngo atuma ngo kamere wihakanye Kristo. Reka dukomeza tubashimire inshuti bavandimwe, tubashimira ukuntu mukomeje gukurikira ibi byigisho bigenda bidufasha mu byerekeranye n'agakiza n'uburere mu miryango se. Akaba ariyo mpamvu muri uyu mwanya tubashimiye umwanya mutugaragariza ngo Uwiteka Imana ikomeze kubaha umugisha. Nge tugiye kuganira rero muri uyu mwanya, nitwa BAGIRINSHUTI Pierre. Halelua. Tugiye kuganira ku cyigisho kiboneka muri Luka igice ni cya 9, ariko mbere yo kugira ngo tugire icyo tuvuga kuri aya magambo yaboneka muri Luka igice cya 9, reka tubanze twasenga. Mubyeyi wacu, data wa twese, ni wowe mugenga wacu, ni wowe uduha gahunda, ni wowe utanga ibikwiriye mu murimo wawe. Ndakwinginze ngo ubwo natwe ukitwemera kandi ukaba ukitwemerera Karuvari, uduhe Nyagasani gusobanukirwa nayo, kandi ijuru aduha no kunezererwa na gahunda uduha. Ntuzagaruka ntituzagutinya, ahubwo tuzagusanganire mu kirere. Reka rero ari wo twungura ubwenge, uduhe n'ubuhanga bwo gusobanukirwa n'ibyo dushakaho, mu izina rya Yesu, amen. Tugiye rero kuganira kuri iki icyigisho cyiza kandi kiryoshye kidusobanurira amagambo amwe namwe adufasha mu mibanire yacu n'ijuru, kuko si kenshi usanga abantu rimwe na rimwe bahabwa gahunda n'ijuru. Hari igihe burya natwe usanga duha gahunda ijuru, nyamara tuba dutaye umurongo cyangwa se tuba twanataye umurongo. Ariyo mpamvu rero tugiye kureba ese ni izihe mbogamizi ijuru ridutumye usanga rimwe na rimwe natwe dushobora kongeramo, nyamara bitari bikwiriye, ariko ukabona bikomeje kwitirirwa ijuru. Reka rero twifashishe ibyanditswe mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Luka, ni igice cya 9, turasomaho imirongo 6 gusa. Luka igice cya 9 imirongo 6 ibanza. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu atuma abigishwa be 12 kwigisha. Reka dusome. Ahamagara abigishwa be 12, arabateranya, abaha ubushobozi n'ubutware bwo gutegeka abadayimoni bose no gukiza indwara. Uyu murongo wa mbere uwumvise neza, ukawumva nkuko nyirawo ubwawe awivugira, urabona ko Yesu ubwe niwe watumye. Atuma 12, anari ubihera ubushobozi. Ari ubihera ubushobozi. Ubwo bushobozi bwarubuye, bwari bwo gutegeka abadayimoni ndetse no gukiza indwara. Ese muri iki gihe cyacu bimeze bite mu byerekeranye no kwirukana abadayimoni ndetse no gukiza indwara? Ese turi kubikora mu izina rya Yesu cyangwa se turi kubikora mu bushobozi bwacu? Abatuma kubwiriza abantu iby'ubwami bw'Imana no gukiza abarwayi, ati ntimujane ikintu cy'urugendo, ari inkoni cyangwa imvumba cyangwa umutima cyangwa ifeza, kandi ntimujyane amakanzu 2. Burya hari ikintu ijuru iyo ritumye umuntu riba rimwifuzaho. Ushobora kwibaza uti ni ukubera iki ku myambaro bavuze ngo batwara umwambaro umwe, ngo ntibagire ikindi kintu batwara mu rugendo, ngo ntibatware inkoni. Burya ari igihe iyo batwara nk'iyi nkoni, ariyo byari kumvikana yuko mu gukiza abadayimoni bashobora kuba batinya inkoni. Mu myambaro murabizi, igihe batubanjirije bari mu rugendo, bari mu butayu, bahagurukanye umwambaro umwe, umwambaro umwe babwira ni Kanani. Iyo batwara 2, hari igihe bari baravuga ngo ni uko twatwaye imyambaro myinshi ngo banza ariyo mpamvu bikunze cyangwa se bishobotse, ariko ntabwo ari ibyo. Umwambaro umwe wari uhagije kubagendesha urugendo rw'imyaka 40. Ijuru rero ntabwo iteka riba rishaka kugira ngo ibyo twitwaje, ibyo twibwira, impamba twatwaye bigaragare ko arizo zadufashije mu rugendo. Iyo batumwe n'ijuru byose biba bihari, burya ijuru ribitanga.
inzu yose mucumbikamo aba ariyo mugumamo, kandi muzagenda ariyo muvuyemo. Burya bagombaga gucumbika. Kandi abatazabemera bose nimuva muri uwo mudugudu umukungugu wo mu birenge byanyu, ngo bibabere ikimenyetso cyo kubahamiriza. Kuko nuko barahaguruka baja mu birorero byose, babwira abantu ubutumwa bwiza hose, barabakiza. Uri kubona ko intumwa zubahirije gahunda y'ijuru, intumwa zubahirije ibyo Yesu yari yazitegetse. Ni ikibazo muri iyi si ya none, ni ingorane muri iyi minsi turimo, aho hari ibintu biri kuba nginyongera bikitirirwa Yesu kandi atari ko byari bikwiriye. Ariko akenshi reka bibeho nabyo, nuko ibyinshi biri gukorwa mu mbaraga z'abari kubikora. Reka rero muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ibintu bigera muri 12 bigaragaza umuntu watumwe na Yesu koko. Ibintu bigera muri 12, hari n'igihe biri buze kugera muri 13 uko turi buze kubisoma muri iki gitabo. Muri iki gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi kivuga ngo wifuzwe ibihe byose, ni mu cyigisho cya 37 kivuga ngo ababwiriza butumwa ba mbere. Ababwiriza butumwa ba mbere muraza gusanga muri iki cyigisho, ntabwo kiri buze kurambirana n'iminota mikeya, ariko muri buze gusangamo inyongera abantu bongeraho ibintu abantu bashobora kongera mu ijambo ry'Imana, bashobora kongera mu butumwa bwiza, bashobora kongera mu vuga butumwa, bashobora kongera muri gahunda ijuru ryabahaye. Bikitirirwa ijuru, bikitirirwa Yesu, nyamara atari we wagize ute, atari we wabikoze ko, atari we wabibabwiye ngo babyongeremo. Ni ibintu rero bigera hano kuri 13, ni mu cyigisho cya 37. Reka duhita dutarukira kuri page ya 241 turi busome kusubiya kabiri. Izi ngingo zigera muri 13 ngo iyo umuntu azikoresha ngo abayihakanya Kristo tukabone nubwo yaba ari kumukorera. Dusome umuntu wese uhamya Kristo akwiriye kugaragara ko Kristo atuye muri we. Nubwo umuntu ashobora kugeza ku bandi icyo we atamaze kwakira mu mibereho ye. Abigishwa bashoboraga gusobanura neza inyigisho za Kristo, bashoboraga gusubira neza mu magambo Kristo yavuze. Ariko iyo batagira kwicisha bugufi n'urukundo ngibya Kristo, ntabwo bari kuba bamuhamya by'ukuri. Ubu hari abantu basubira mu magambo neza ya Kristo neza, ariko Kristo atari muri bo. Bari kwigana n'ingero za Kristo, ariko Kristo ubwe atari muri bo. Bagombaga no kuvuga ukuri, ariko ukuri nta kurimo. Icyambere ngo umwuka unyuranye n'uwa Kristo burya uramwihakana. Icyambere nuko umwuka unyuranye na Kristo ubu mwihakana. Mu murimo wose umuntu yabakora, yaba uw'Imana, yaba uwo twigengaho, yaba uwo dufatanije na Kristo, yaba uwo Kristo yadutumyemo, umwuka unyuranye na Kristo nuko mwihakana. Abantu bashobora kwihakana Kristo bavuga amagambo mabi. Ingingo ya kabiri igaragaza ko umuntu yihakanye Kristo ni amagambo. Hari abantu rwose bagira amagambo ngo ni wowe wabinteye, ngo bati ngo busi ngo si wowe wambanje, ngo kamere ngo yambye ngo atuma ngo kamere. Wihakanye Kristo. Hari abavuga amagambo y'ubupfapfa,
hari abantu bagira amagambo utugambo rwose utugambo ngo tugezweho ngo kugira ngo ibya Kristo byumvikane. Icya kane, amagambo y'ibinyoma. Ugiye mbe mushiki wanje, ubwiye mwene data ngo sinzi akagira ngo kubera koroheje kandi yavuye mu rugo afite ahagiye hazwi neza, ariko ngo sinzi, amagambo y'ibinyoma, sinzi nyine. Ndetse n'amagambo akarishe. Tunica gatanu, amagambo akarishe. Abantu bavuga ijambo ry'Imana ukabona baratyaye pe ndetse bakanaciteka ukagira ngo ijuru naryo rirariciye, ariko amagambo akarishe ni ukwihakana Kristo. Bashobora kwihakana Kristo bihunza ibirusha byo mu buzima. Umugabo ashobora gukwepa inshingano, umugore ashobora gukwepa inshingano. Ibyo byose ni ukwihakana Kristo. Bikururira ibinezeza by'ibyaha. Bashobora kwihakana Kristo bishushanya n'ab'isi. Sareba inyambaro, imisokoreze yawe wa mubyeyi we, yawe imyambare yawe wa mukobwa we, imyambare yawe wa mugabo we, wa muhungu we, usarebe ko atari kwishushanya n'ab'isi. No kwihakana Kristo. Ariko bagira ingeso z'ubuhemu. Ubu guhemukana ibintu byoroshye, kurenga ku masezerano. Ubu nta muntu mushobora kugira icyo mugeraho atakwandikiye urupapuro, nta kintu mushobora kugeraho atagusinyiye ahantu. Ariko no kwihakana Kristo nubwo biri gukorwa, twazana abo kubitangaho ubuhamya, abo kuzabyemeza. No kwihakana Kristo. Bemera intekerezo zabo gusa, bishira aheza. Hari abantu bazi ko nyina wundi atabyara agahungu, acyabazi ko intekerezo zari zo kamara mu bintu byose, mu migirire yose. No kwihakana Kristo. Bahorana gushidikanya. 12, guhorana gushidikanya. Nyaboneka Yesu Kristo agiye kugaruka, ngo ariko se ngo rebye igihe giciyemo, ngigiye babivugiye ngo nyango, ariko ngo aha, gushidikanya. No kwihakana Kristo. Bagashakisha intonganya. Hari abantu bazi kwiyenza, akakubaza ikibazo zikari kukwiyenzaho, akagusubiza zikagiye kukwiyenzaho, abizi mu mutima we. Bagashakisha intonganya ngo bagahora mu ngo nibyo bituma bahora mu mwijima. Iyo bakora ibyo byose bagaragaza ko Kristo atari muri bo. Yesu aravuga ati, umuntu wese uzanyihakanira imbere y'abantu, nanjye nzamuhakanira imbere ya Data uri mu ijuru. None nshuti muvandimwe, aya magambo ntabwo yaba turanga hato na hato. Aya magambo no twaba tuyakoresha, inyifato no twaba tuyigira. Niba tuyigira rero twaba twihakana Kristo. Kandi impamvu asoma ntabwo ari ukugira ngo dukomeze tumwihakane, ahubwo ni ukugira ngo dusabe imbabazi twemerwe n'ijuru. Reka rero muri uyu mwanya, kubwo twakwemerwa n'ijuru bigakunda, dusabe Imana imbabazi z'imigirire twagize mu izina rya Yesu. Amen. Dusenge. Data wa twese, twagize imigirire, imivugire n'imyitwarire, imyambarire, imisokoreze, imirebere, imisubirize n'imibarize, ikigaragara nuko twakwihakanye. Tugusabye imbabazi, kandi urabizi neza natwe tuzi yuko kugwa Karuvari byakunda. Ngaho koresha igitambo cy'Ikaruvari tubabare ibyo byaha n'ibicumuro byaturanze, amazina yacu yakomereza mu gitabo cy'ubugingo. Ibyo dusabye Imana Data mu izina rya Yesu. Amen.